Einstein yaravuze ngo hari ibintu ugomba kubwira abantu, hari n'ibyo utagomba kubwira abantu utitaye uburyo mwegeranye cyangwa ari inshuti za hafi. Albert Einstein yabisamarayizinze cyangwa yavuze igihe muri make ibingibi bitanu atiriwe ashyira muri byinshi, kuko yatekerezaga ko uzi kubika ibi bintu bitanu ukabigumana utabibwiwe umuntu uwo ari we wese, n'ibindi byose bisigaye nabyo wamenya kubikontorora, wamenya kubigumana, ntabwo wamenya kugenda ubisesa kubibwira buri muntu wese ubonye. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibintu bitanu utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese byavuzwe na Albert Einstein. Icya mbere yaravuze ngo ugomba kubika ibanga ryawe ry'uburyo wageze ku ntsinzi. Gusa ibi ngibi ntabwo bisobanuye ko utamotiva cyangwa ugira abantu inama, inspire them ku bijyanye n'uko watsinzemo, ariko ntabwo ari ngombwa ngo babwire nyine amabanga amwe y'imbere uburyo wagiye utsindamo. Muri isi tubamo ntabwo umuntu aba azi neza icyo abantu bakozwemo pe mu by'ukuri. Hari abantu beza ntabwo mbishidikanyaho, ariko byakubera byiza cyane mu gihe ugiye kwikorera bizinesi yawe udashize ku karubanda amabanga cyangwa ibyo wakoresheje kugira ngo utsinde cyane kurusha abandi. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Bisobanuye ko iyo ubwiye umuntu amabanga yawe kugira ngo uburyo watsinzemo, akagenda agakora nk'uko wamubwiye, nk'uko wabivuze, agatsindwa. Mu gihe atsinzwe rero atangira kugushinja ko wamubwiye ibinyoma, wamubeshye. Ntuzigere rero ubwira umuntu amabanga yawe wakoresheje kugira ngo ugere ku ntsinzi ufite. Number 2, don't share your problem with anyone. Icya kabiri, wisharinga, wibwira abantu ibibazo byawe. Kubwira abantu ibibazo byawe bishobora kumva nyine uruhutse umutwaro wikoreye, ukumva nyine umeze neza, ariko mu gukemura ibibazo byawe ubibwira abantu, in fact mu by'ukuri 70% ry'abantu ubwiye ibibazo byawe abenshi abishimiye kubyumva, 10 benda batanabyitayeho. Ugiye witekereza kabiri mbere yo kubwira abantu ibibazo byawe, ibikuremereye, ibikubangamiye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kandi ujye wibuka mu gihe ugiye ubwiye abantu ibibazo byawe, uba ufunguye, uba ugomba kwiyemeza ko ugiye kuba uvugwa cyangwa uwo bagiye kuba bavugaho. Abantu benshi nta nubwo baba bitaye ku bibazo byawe, n'abandi baba bishimiye ko ubifite. Nkubwire ikintu cyiza wakikorera wowe ubwawe ni ugushaka uburyo wakemuramo ibibazo byawe utiriwe ubibwira abantu benshi, tutarebye uburyo wawe ubizeyemo. Ibibazo byawe ugomba kubigumana ari ibanga, sibye mu gihe benda ushobora kubibwira dogiteri cyangwa undi muntu w'umuporofesiyoneri, teacher cyangwa umuganga, kugira ngo akugire inama bene muri profession. Number 3, don't share your dreams with anyone. Wibwira abantu inzozi zawe cyangwa intumbero z'ejo hazaza. Biba byiza rero ufite inzozi cyangwa intumbero mu buzima, biba byiza iyo uzigumanye, kuko iyo uzibwiye abantu bose hagiye bikugiraho ingaruka, kuko abantu bahora bakubona muri iyo shusho bakajya bagucunga, waba utabazigeraho bakakunyega, se nta kintu arageraho, dore nguriya yavuze ngo azagera kuri ibi, none ubu ngubu haciye amezi angahe ntakirageraho. Baguma bakurira muri iyo shusho nyine yo gutsinda. Vuga uburyo ubonamo ibintu cyangwa inzozi zawe, abantu rimwe na rimwe bajya babibona nyine nk'aho ari imikino. Ushobora kuba ubona urumuri, abandi bibonera umwijima. Uburyo tubonamo ibintu biba bitandukanye. Abantu bamwe bashobora kwemeranya nawe, abandi ntibemeranye nawe, nta kibazo. Ugomba kugumana umugambi wawe, ibyo watekereje, ibyo wapanze ukabigumana paka bibaye ibya nyabyo, paka ubigezeho. Number 4, don't share with anyone how much you earn. Wisharinga, wibwira abantu ingano y'amafaranga uhembwa. Uko winjiza ntabwo ari ikintu abantu bose bagomba kuba bazi. Iyo wiyemeje kubwira abantu uko winjiza, imitungo yawe, vuba na vuba bidatinze uzikururira abanzi batari bakenewe cyangwa abakunzi ariko b'indyarya. Imitungo yawe rero ugomba kuyigumana. Niba ushaka inama ijyanye n'amafaranga cyangwa uburyo ushobora gutungamo amafaranga cyangwa gukuramo amafaranga,
washakira kuri authorities za nyazo zivuga ku mafaranga cyangwa zigisha ku bijyanye n'amafaranga n'uburyo watwaramo amafaranga cyangwa warindamo amafaranga, ariko ntabwo ari ngombwa ngo ubwire inshuti ngo zikugira inama. Number 5, don't share your family problems with anyone. Wibwira abantu ibibazo biri mu muryango wawe. Nta muryango utagira ibibazo, so bamwe bagira ibibazo byinshi cyangwa binini, abandi bakagira bitoya. So kubwira abantu ibibazo ufite ntabwo bituma bikemuka, ahubwo bituma biba bibi cyane cyangwa bikarebeka nabi ku bandi. Akenshi na kenshi byitwa family problems. Bigomba kuguma mu muryango, ni ibibazo byo mu muryango bigomba kuguma mu muryango, nta mpamvu ko hagomba kuzamo abandi bantu cyangwa indi miryango. Bigomba gukemurirwa mu muryango akaba ari naho bikemurirwa. Mu muryango wose ufite ibibazo byayo, so iyo ibyawe bigiye bisakurije iby'abandi, rero barabireka ibyabo ahubwo bakavuganira ku byawe. So ibyo byari ibintu 5 utagomba kubwira uyu muntu uwo ari we wese, mu buryo bwawe bwose n'uko wiboneye uko ariko kose.